kubasuhuza bene data kubwo umwanya mwiza tubonye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndashima Imana ko Imana inyemereye kongera kugaruka kuri televiziyo Adeline Uwanyirawe. Ni channel nshyashya ariko benshi turabaye ikaze kugira ngo mukomeze kujya mukurikirana ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bamaze igihe batatubona mu bihe byo kuvuga ubutumwa no kuvuga ijambo ry'Imana, ariko Imana itugiriye neza kugira ngo cyo turushaho kugira ngo tubone ibyo tuganira by'uyu murimo, kugira ngo twungurane ibitekerezo cyangwa se twungurane inama mu by'uru rugendo rugana mu ijuru. Ndabashimiye cyane rero, amazina ni ayandi papa abantu benshi aha umugisha n'Imana ni Power of Jesus Miracle Ministries, Musabirema Jean Baptiste uje imbere yanyu. Rero Yesu abagiriye neza, reka tujye imbere y'Imana dusenge kubwo ijambo ry'Imana rigiye kumanuka rivugana natwe, imitima yacu tuyikingure cyane kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe n'icyo Imana idushakaho, cyangwa se n'ibyo tugomba guhindura. Gusa umugambi w'Imana ni munini kuri twebwe. Mana ndagushimye kugize neza, ngushimye kubana natwe kubwira ijambo, ngushimye ko ugiye kubana natwe ukariherekesha imirimo n'ibitangaza. Uri inyuma y'ijambo ryavuga ngo usoze icyo uvugana natwe n'imitima y'abanyarwanda n'imitima y'abanyamahanga bari mu mahanga, abari muri Afurika no hirya no hino. Bana natwe twigaragarize kandi uce kutugaruka mu izina rya Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero bene data abakurikiranye iyi televiziyo Adeline Uwanyirawe. Yesu abagirire neza. Anshuhuje bene data bose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu mfuruka zose z'iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali turabasuhuza, abari za Gikondo, abari za Nyamirambo, abari za Kacyiru, abari za Kicukiro, bose turabasuhuza, abari za Masaka, abari za Kanombe. Witeka abagire neza hirya no hino muri mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zose z'iki gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze. Yesu abagire neza. Ariko ntitwakwibagirwa ko dufite n'abavandimwe baho hafi yacu mu gihugu duhana imbibi, igihugu cy'Abarundi. Mu gihugu cy'u Burundi harimo abantu tuganira i Burundi, bakunda kudusuhuza no kutubwira yuko ibiganiro byacu cyangwa se ijambo ry'Imana tubashyikiriza cyangwa se tuvuga ribageraho. Tuhaye ikaze abari mu gisagara cya Bujumbura. Abari mu gisagara cya Bujumbura muraho, murakoma, na amahoro n'impore. Natwe turashima Imana ko Imana itugire neza. Abari mu mujyi w'u Burundi turabasuhuje, abari za Nyakabiga, abari za Mutakura, abari za Murambya, abari za Rutana, abari za Ngozi, abari hirya no hino, mwese turabaha ikaze mu izina rya Yesu. Yesu abagire neza. Y'Abarundi muri abavandimwe ba bugufi, kubera ko twebwe turaganira mu Kinyarwanda no mu Kirundi, tudashatse udusemurira turusha kumvikana neza cyane. Yesu abagirire neza. Kimwe cyo n'abandi bari za Kampala Uganda muraho, murakoma. Hari abari Kongo, Imana ibagirire neza namwe. Hari abari za Tanzania, Imana ibagirire neza. Za Mutabira, abari za Dar es Salaam, mwese Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Bari mu Kenya, za Kisumu, za Nairobi, Yesu namwe abagirire neza. Ari umukozi w'Imana Damascene, nawe turamusuhuza mu izina rya Yesu. Neza atabari mu bihugu by'i Burayi, abari muri Amerika, Yesu abagirire neza. Abari za Texas, abari za Miami, abari za Dallas badukurikirana, Yesu abaho umugisha. Abari za California, Yesu abaho umugisha. Muri za Florida, Imana ibagirire neza. Imana ibane namwe abadukurikirana mwese, Yesu abaho umugisha. Turagomba gusuhuza n'abandi bene data bari muri za Belgique, Yesu abagirire neza. Turabasenga, turabakunda. Yesu abagirire neza. Abari mu Bufaransa, Imana ibagirire neza. Abari Paris, Canada, Toronto, hirya no hino turasuhuza. Abari Australia turasuhuza. Abari muri Sweden, abo bose bakunda kudukurikirana, batwereka ko turi kumwe. Imana ibagirire neza n'ukuri. Imana izabaho umugisha, izakomeza kubana namwe. Ijambo ry'Imana mudatezuka gutakaza ijambo ry'Imana rikaba muri Imana ibagirire neza. Nzanye ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana uburizamo umugambi w'abadayimoni, cyangwa se igihe cy'Imana kirukana igihe cy'abadayimoni cyangwa igihe cya Satani. Hari igihe Satani akuzanira igihe ashyiraho igihe akavuga ati ashyiraho igihe akavuga ngo uzapfa igihe iki n'iki. Satani akakurwanya, cyangwa se n'abakuroga bagahaguruka, abakuroga bagahagurutsa igihe cyo kuvuga ati iki gihe ntuzakirenza. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, kandi Imana ikaba idufite umugambi mwiza, ikongera iminsi yo kubaho. Ni ukuvuga ngo igihe cy'Imana kirukana igihe
cy'abakurwanya, igihe cy'Imana kirukana imigambi y'abadayimoni, igihe cy'Imana gisubiza ngo igihe cy'abarozi, igihe cy'abarozi bagaca umurongo bakavuga ngo uyu murongo w'iki gihe ntazawurenza, ariko Imana ikatugirira neza mu izina rya Yesu. Yesu akugiriye neza. Reka dusangirire ijambo ry'Imana igihe cy'Imana, igihe cy'Imana cyagiye gikora ku bantu benshi, ariko izina ry'Imana rikugirire neza mwene data, bitewe n'ibihurimo. Uri mu bihe bikomeye, uri mu bihe byo kwiheba, uri mu by'ubwigunge, uri mu bihe bitoroshye. Urabona abantu benshi bakuvuyeho, urabona imiryango ntayi iri bugufi bwawe, uri mu gihe cy'uburwayi, uri mu gihe cy'ibibazo bitandukanye, uri mu bihe by'amadeni, uri mu bihe bikomeye, ariko Yesu ari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Igihe cy'Imana gishoboye kwirukana igihe cy'abadayimoni, igihe cy'Imana gishoboye kwirukana igihe cy'abarozi, igihe cy'Imana gishoboye gukuraho igihe abantu bagushyiriyeho, Imana ikagutereka mu gihe cyayo gikwiriye ukayihimbaza. Yesu ashimwe cyane. Reka dusangirire ijambo riri muri Zaburi, Zaburi ya 41, Zaburi igice cya 41 umurongo waho no umurongo waho wa 5 tujye kuri 4. Yesu abagire neza. Uwiteka reka tujye ku gice cyaho cya 2. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. 3. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntamuhe abanzi be kumugira uko bashaka. Uwita ku bakene, uwita ku bababaye, uwita ku bashavuye, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Kora imirimo myiza, ufite uburyo, ufite igihe. Yesu akugirire neza cyane, kuko imirimo myiza uzakora niyo Imana izakwibukira mu bihe by'ibyago no mu bihe by'amakoro. Navuze ngo igihe cy'abadayimoni, Imana yirukana igihe cy'abadayimoni cyangwa igihe cy'abarozi. Hari igihe uba uhagazemo, ariko kuko Imana yibuka imirimo by'ibyo wakoze, bigatuma cya gihe cy'Imana kirukana igihe cy'abakugiriye nabi, cyangwa se cy'abagambiriye kukurwanya, cyangwa cy'abagambiriye kukwica. Igihe cy'Imana kirukana igihe cya Satani mu izina rya Yesu. Ngo Uwiteka azamurinda amukize, azahirwa ari mu isi, kandi ntamuhe abanzi be kumugira uko bashaka. Yesu ashimwe cyane. Abanzi b'umuntu, umwanzi wawe ni Satani. Hari igihe Satani abona hari ahantu Imana ikwerekeza, hari ahantu mu mugambi muzima w'Imana ikwerekeza. Yesu ashimwe cyane. Agashaka kugira ngo cyagihe akiriganye, agikuzeho ibigeragezo n'intambara runaka. Yesu ashimwe cyane. Ariko komera ushikame. Amen. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobeye mu buriri, ni wowe umubyukiriza mu buriri, umubyukiriza mu buriri iyo arwaye. Uwiteka ni utubyukiriza mu buriri iyo turwaye. Naravuze nti kuri 5, Uwiteka umbabarire ukize ubugingo bwanjye, kuko nagucumuyeho. Abanzi banjye banyifuriza inabi, bati azapfa ryari, izina rye ryibagirane. Icyo ni igihe abanzi b'umuntu, Satani aca mu bantu bagahirimbana kunguka inama mbi zo kurwanya umuntu. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo abanzi b'umuntu bakavuga ngo azapfa ryari, izina rye ryibagirane. Ariko Imana ishimwe cyane, itagituma ko amazina, itagiduha kugira ngo amazina yacu yibagirane, ngo idutange mu maboko y'abanzi bacu kugira ngo amazina yacu yibagirane. 6. Abanzi banjye banyifuriza inabi, azapfa ryari, ngo izina rye ryibagirane. 7. Kandi umwe muri abo iyo aze kunsura abanshunga, umutima we ukiyuzuza inabi, agasohoka akamvuga. Abanyanga bose bamvugira mu rwongororaniro, bangira inama zo kungirira nabi, bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo arwaye ntazabyuka ukundi. Yesu ashimwe cyane. Ubwo arwaye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye magara nizeraga, nagaburiraga, niyo imbangiriye imigeri. Uwiteka tubabarire.
Yesu ashimwe cyane. Ariko uhoraho Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo mbiture mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe indi zaburi tuyiganireho tubanguke cyane, twumve umugambi w'Imana ku buzima bwacu urakomeye cyane. Urakomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni zaburi ni indirimbo ya Salomo. Yesu ashimwe cyane. Ni indirimbo y'amazamuka. Yesu ashimwe cyane. Reka twumve icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka twumve icyo Imana ivugana natwe. Iyi zaburi ni ya Dawidi, ni y'amazamuka. 124. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, abari kwa Isirayeli bavuga none, cyangwa se twebwe tuvuga none. Yesu ashimwe cyane. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu ubukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Amen. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu abagirire neza. Iri jambo ni jambo rikomeye cyane, ni jambo ririmo imbaraga, ni jambo rigusubizamo intege mu bugingo. Bivuga ngo ubuzima bwawe ntago bufitwe n'abakwanga. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwawe ntago bufitwe n'abakuruga. Ubuzima bwawe ntago bufitwe n'abaguterekerera n'abakuraza mu miryango bakuraguriza baguterekerera bagushika. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwawe ndashaka gutangariza bufitwe n'Imana mu biganza byayo. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana ivuze biraba yategeka bigakomera. Imana ivuze uyu muntu ndamucyuye iramucyura. Imana ivuze uyu muntu nabeho abaho. Ntabwo uzabaho kubw'abarozi, ntabwo uzagenda kubw'abarozi, ntabwo uzagenda kubw'umugambi wa Satani. Igihe cy'Imana gisubizayo igihe cy'abadayimoni, igihe cy'Imana gisubizayo igihe cy'abarozi, igihe cy'Imana gisubizayo igihe bagushyiriyeho bavuga ngo uzapfa mu gihe kiniki. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndashaka kukubwirira ijambo. Subirana imbaraga wegera Imana, ugira ibyiringiro no gukomera mu bihe byo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusenga Imana, iyo turi kumwe n'Imana, Imana iratuneshereza. Yesu ashimwe cyane. Iyo duhagaze muri position zo gukiranuka, Imana ibana natwe. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo uyu muntu ijambo ryatubwiye ngo hahirwa uwita ku bakene. Uwiteka azamurinda amukize kandi azahirwa ari mu isi. Yesu ashimwe cyane. Kuba wita ku bakene, kuba ufite imirimo myiza ukora, hari Imana ishingiraho igukiza imigambi ya Satani, hari Imana ishingiraho gukiza imigambi y'abarozi, hari Imana ishingiraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyo ufite n'ibyo ukora n'ibyo ushakisha mu buzima bw'uyu munsi cyangwa mu bugingo bw'uyu munsi, ukora imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Bishoboye gutuma bya bindi ukora mu nzu y'Imana cyangwa umurimo w'Imana bisubiza imigambi y'abakurwanya n'abaguhiga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bayibano yatubwiye ngo abanzi naravuze nti Uwiteka umbabarire ukize ubugingo bwanjye kuko nagucumuyeho. Abanzi banjye banyifuriza nabi banyifuriza nabi bati azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane. Yesu ashimwe cyane. Abo nabakurwanya, abo nabaguhiga, barifuza ku izina ryawe ryibagirana, barifuza. Ariko ndagutangariza ngo Imana hari amazina y'abantu Imana ije gukomeza. Hari izina ryawe Imana ije kurikomeza, izina ryawe Imana ije kuryamamaza, izina ryawe Imana ije kurikomeza, irifite mu biganza byayo. Yesu ashimwe cyane. Izina ryawe Imana iriyambuye abakurwanya mu biganza byabo. Yesu ashimwe cyane. Ndagutangariza kora imirimo myiza, kwiranuka imbere y'Imana, akunda gusenga. Izina ryawe ryari rifitwe n'abakurwanyaga, ryari rifitwe n'abaguhigaga, bagutega ibicu, bagutega ingoyi, bagutega ibintu ukabitambuka ukabirenga, ariko bakabona ntacyo ubaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Jambo ryatuvuga ngo indwara ikomeye mubayeho akaramata.
none hazabyuka gute ko iyi ndwara imukomereyo? Yesu ashimwe cyane. Wa mubyeyi wararwaye, wa mugabo wararwaye, wabuze abakwegera, ariko Imana iri bugufi bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagutangariza ko Imana igomba kugukura kuri icyo gisasiro cy'uburwayi cyabanzi baba bakwifuriza ngo upfe, ngo izina ryawe ryibagirane, bakavuga ngo azahera ku gisasiro. Bible yatubwiye ngo agahora mu buriri, ngo bagahora bavuga ngo azabyuka ate, bakagucira akari rutega. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe cyane. Ariko Bible yatubwiye ngo niwe mubyukiriza kugira ngo ahimbaze Imana, niwe tubyukiriza kugira ngo dushyire izina ryawe hejuru. Yesu ashimwe mwene data, wa mukobwa, wa musore we, Imana ni kubyukiriza kugira ngo wongere uhimbaze Imana. Korera Imana, hagarara muri position zo gukunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana n'urukundo, Imana igufitiye umugambi ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo abanzi bacu bakaducira ibicu, bakavuga ngo azapfa ryari, izina rye ryibagirane. Imana ikomeza amazina yanyu, Imana ikugirire neza aho uri hose, waba uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, wari mu bihugu duhana imbibi, yaba mu bihugu by'i Burayi, byaba ibyo muri Amerika n'i Burayi, hirya no hino muri za Europe, hirya hose Imana ibagirire neza. Bari mu Bufaransa, Imana ibane nawe aho waba uri hose, wari mu bwihebe, waba uri mu bwigunge. Yesu ashimwe cyane. Imana ikugirire neza, igusure. Ijambo ry'Imana yavuze ngo yaba atari Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Uwiteka agahagararana natwe. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka yahagararanye natwe bituma dutsinda imigambi ya Satani. Uwiteka yahagararanye natwe bituma dutsinda ibyo baduteze mu kazi, ugasanga barakurwanya, uzirukanwa, bakakurega ku muyobozi mukuru guhagarariye kugira ngo wirukanwe, ariko kugira ngo Imana itsinde iyo migambi mibi igahagararana. Imana iyo iri mu ruhande rwacu ntawe ubasha kuturwanya. Imana iri mu ruhande rwacu badutega amahembe nadufate. Imana iri mu ruhande rwacu batwirukanisha ku kazi. Yesu ashimwe cyane. Imana igaca ngo nizamba ikaduha promotion. Yesu ashimwe cyane. Imana yiri mu ruhande rwa. Yesu ashimwe cyane. Wa mubyeyi haranira ko Imana iba mu ruhande rwa. Wa mukobwa haranira ko Imana iba mu ruhande rwa. Wa mugabo haranira ko Imana iba mu ruhande rwawe. Wa musore we nawe nuko egera Imana ibe mu ruhande rwa mu bihe bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yaba atari Uwiteka, imburakari bw'abaturwanya n'abaduhiga buba bwaratembye ku bugingo bwacu, ndetse n'inzuzi zaratembye ku bugingo bwacu, twarapfuye tutakiriho kubw'ibico n'ibyo baturwanyirizaga bavuga ngo ntitubeho. Yesu ashimwe cyane. Bakavuga ngo izina rye ryibagirane, ariko Imana igakomeza izina ryawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari abakurwanyije kugira ngo usohoke muri urwo rugo, hari abakurwanyije kugira ngo bazane za divorce mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana ikomeza kubaka urugo rwawe. Iyo Mana niyo gushimwa imbere icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana iri mu ruhande rwacu. Bible yatubwiye ngo Imana iri mu ruhande rwacu ibasha gukora iyo migambi mibi yose. Yesu ashimwe cyane. Inzuzi zose zazatembye ku bugingo bwacu. Tiko Bible irongera yavuga ngo hashimwe Uwiteka utaradutanze kugira ngo tutabamenyo ihashimwe Uwiteka utaradutanze kugira ngo tube umuhigo wamenyo abaturwanya. Yesu ashimwe cyane. Imana igukure mu menyo y'abakurwanya. Imana igukure mu muhigo, Imana igukure mu menyo y'abaguhagurukiye. Yesu ashimwe cyane mwene data. Imana ikugirire neza. Iri jambo nari nguzane ryari ijambo ry'ihumure rivuga ngo igihe cy'Imana gishoye kwirukana igihe cy'abakurwanya, igihe cy'Imana gishoye kwirukana igihe cy'abarozi, igihe cy'Imana gishoye kwirukana igihe cy'abaguhagurukiye, igihe cy'Imana gishoye kugusunika kikakwicaza ahantu runaka umugambi wayo, ugakora ibyo ukoze byose bikajya mbere, business zikajya mbere, ubucuruzi bukajya mbere, akazi bikajya mbere. Yesu ashimwe cyane kubw'igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana gisore ku buzima bwawe. Ndagushimiye cyane mwene data gikoremeje gukurikirana icano ya Adeline Uwanyirawe. Yesu akugirire neza. Abakomeza gukora subscribe, Yesu abaho umugisha, abagirire neza. Abagishaka ko ivugabutumwa murihererekanya hirya no hino, je kwakirira ijambo ukarihohereza mugenzi wawe. Yesu ashimwe cyane. Nawe tuwadufatikanyije gukora ubutumwa bwiza. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge Imana. Upfuka amahuri, ukore ahakurya, ukore ahakubabaza, ukore ku cyifuzo ufite, tugisengere mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Imana ntigutanga ku muhigo wamenyo y'abadayimoni. Imana ndigutanga kubo igicumbi cy'abadayimoni bo mu miryango. Imana ndigutange mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Yesu abagiriye neza. Mana turasengeye ibyifuzo by'aba bene data bakurikiranye iyi channel
mu izina rya Yesu. Iyi televiziyo mu izina rya Yesu turabasengeye, ufite icyifuzo wese umugirire neza mu izina rya Yesu. Hari abafite uburwayi, hari abafite za cancer, hari abafite za diabete, hari abafite amahepatite, hari abafite, turi mu minsi ya coronavirus n'ibindi byorezo byugarije. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera amahanga yose, ndasengera abakurikira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. Igihe cyawe kirukana igihe cy'abadayimoni, igihe cyawe kirukana igihe cya Satani, igihe cyawe kirukana igihe cy'abarozi mu izina rya Yesu. Mana, hari abagiye baterekererwa, hari abagiye baragurizwa, hari abagiye barugwa amarozi yo kugira ngo ingo zabo zihore ziryana n'amadivorce. Mana, turashengereza ingo zihagarare ku rutare, imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza. Nubatange kugira ngo bamuhigo bamenye abarwanya, ubabandu bakure ku buriri, ubabyure mu izina rya Yesu. Abanji babo mwami Mana babone gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Sengeye buri mumwe wese wumvishira ijambo, sengeye ufite ibyifuzo, sengeye ufite mwami Mana za credit, nawe umutabare mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo sengeye abamerewe nabi bose bari kwa muganga, imfubyi n'abapfakazi, abarembye bose batabare kuko Imana igira neza. Ngabagire neza muri uyu munsi, urushe kubagaragariza bazasubira imbere yabashima izina rya no gukomera kwawe. Urakoze kubwa Kristo Yesu, amen. Yesu abagiriye neza. Ushe kuduhamagara tugasenga, waduhamagara kuri 0788 450 215. Iyo telefone wayitubonaho, tukaganira ijambo ry'Imana, tukavugana iby'ururutse umutima n'iby'uru rugendo rwo gukiranuka. Yesu abagiriye neza. Ndizera ko Imana ishaka kubana namwe no kubambura imigambi ya Satani, no kuganga igihe cy'Imana kirushe gusohora ku buzima bwawe. Urakoze kubwa Kristo, amen.